Someone
ndaza kubanza nkingururano kugira ngo ngororere umuntu utarikoze hahirwa basasangwa bose biteguye nzajyana nabo bageze ku biganza bigabanutse. Imana ni nziza ibihe byose. Reka muri uyu mwanya nje namwe dufatanye gushima Imana itumye tuba dufite akanyamuneza. Imana yacu yabicyubahiro. Ngira ngo nk'uko babivuze rero, njyewe nitwa Sebatware Pascal, ndi umukuru w'itorero, mukuru mu itorero rya Nyarugina mu ntara y'ivugabutumwa ya Nyarugina. Nkaba naje nzanye Eric kubw'ubutumire mwamuhaye, mwifuza kugira ngo ataramane namwe kuri Sabato uyu munsi, ndetse by'umwihariko kugira ngo afatanye n'abana ba hano ku itorero mu gitaramo bafite. Ngira ngo rero turabashimiye, Imana ibahe umugisha. Ngira ngo rero mbere y'uko ngira ibindi mvuga, mwakwakira intasho z'abantu b'inyarugina. Mwabazakiriye? Imana ibahe umugisha. Abantu benshi rero bakunda indirimbo kandi natwe turazikunda, kandi ni nayo ntego y'uyu munsi. Ariko se nanone mu gihe Ishimwe Eric ari gusoma y'amazi, numva nanjye hari gito nababwira. Mu byanditswe byera mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu gice cya 20 umurongo wa 28 ndetse n'uwa 35 hari amagambo ashobora kubwirwa yaba umuyobozi w'itorero uraha, yaba n'umubyeyi uraha, avuga ngo mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi wose Umwuka Wera yabashyiriyeho kuba abarinzi, kugira ngo muragire itorero ry'Imana iryo yaguze amaraso yayo. Iyo ni inshingano yaba umuyobozi w'itorero, yaba n'umubyeyi uraha bafite, kuko burya uyu munsi twabonye ibyiza byinshi bituruka ku bana, ariko insanganyamatsiko yajaga igaruka niyo kuvuga ngo nimuturera neza tuzagenza dute? Tuzaba neza cyangwa se tuzabaho neza. Rero uburere bwa mbere buturuka hariya mu rugo iwacu. Burya aha mu itorero ni ukuza kugaragarizamo ibyo twitoreza mu miryango iwacu. Reka rero dushimire ababyeyi rwose mwatoje abana neza, uyu munsi bakaba bari kugaragaza itorero ryiza ry'ejo hazaza. Nabahaye icyitegererezo muri byose, yuko ariko namwe mukwiriye gukora imirimo ngo mubone uko mufasha abadakomeye, no kwibuka amagambo umwami Yesu yavuze ati gutanga guhesha umugisha kugeza gute? Guhabwa. Umubyeyi uranga wagize uruhare akagira ubushake akashaka kugira ngo umwana we kuri uyu munsi abe agaragara neza kandi agaragaze itorero ry'Imana. Burya ntabwo yabikoze mu bitekerezo gusa, ntabwo yabizirikanye gusa, ahubwo yarabitekereje kandi abishyira no mu bikorwa. Akora ku by'Imana yamuhaye. Aravuga ati ubwo abana bararikirwa kugira impuzankano yabo ituma bagaragara mu cyiciro cyabo neza, reka nanjye ngire uruhare mu kwinjiza umwana wanjye muri iki cyiciro. Mbese abana basa neza cyane rwose. Mbese abana barashoboye kandi barasobanutse. Rero umubyeyi wese watanze
reka tumusabire umugisha kugira ngo Imana itanga itimana ikomeze ibagwirize imigisha. Muri Yobu igice cya 22 umurongo wa 21, mwumve babyeyi, ubwo mwamaze gukora ibyo, ariko nanone hari ikindi mukwiriye kugenda gukora. Umva uko Yobu avuga, aravuga ati noneho iyuzuze nayo ubona amahoro, izina ry'Imana yawe icubahiro, ubwo nibwo ibyiza bizakuzaho. Ndakwinginze ngo wemere amategeko ava mu kanwa kayo, n'amagambo yayo uyashire mu mutima wawe. Nugarukira ishobora byose, ugashira gukiranirwa kure y'urugo rwawe, uzakomera, maze ishobora byose izakubera ubutunzi n'ifeza y'igiciro cyinshi. Nibwo uzishimira ishobora byose, utekereze amaso yawe, ukerekeza amaso yawe ku Mana. Uzayisaba nayo izakumvira, kandi uzahigura umuhigo wawe. Uzagira icyo ugambirira kikubere uko ushaka, kandi umuco uzamurikira inzira zawe. Reka kuri aya manwa sabire umuntu wese uri muri iri teraniro ngo iri sengesho Yobu yavuze ribe iryanje nawe, ngo twerekeze amaso yacu ku Uwiteka atubere ubutunzi, atubere ifeza y'igiciro cyinshi, kandi ngo icyo tuzasaba cyose, icyo tuzagambira cyose, Imana izakiduha, izabidushoboza. Twebwe dufite ishaka mu murimo wayo, reka ibi byiringiro bibe ibyanje nawe. Niko nsenze mbasuhuza mbasabira mu izina rya Yesu. Ngira ngo rero reka umwanya tuwusubize abari bawuduhaye. Iyo niyo yari ndamutse yacu mu izina rya Yesu. Aho muti cyane kandi mu mutima w'umwuka rero, ariko ndumvise cyane, numvise ko umubyeyi akwiye guharanira ko umwana we yaba agaragara neza, akamufasha, akamwandika kugeza ku rwego amutoza umwana agakurikira iyi nzira. Ibyo nibyo numvise, nawe ufite ibyo wumvise. Ahubwo ukuvuga ngo akoze neza nta nicyo wumvise. Njye numvise cyane. Rero mujomba agiye gukurikiraho igice cya gatatu. Iki cyari cya kabiri cy'umugabo, cyari cya kabiri, agiye ku gice cya gatatu. Dore ukuntu igice cya gatatu gisetinze. Tugiye kubanzirizwa. Eric amaye message yari yanicaye, ambwiye ko gisoma ku mazi. Ubundi Eric ngo byamurenze. Nawe byakurenga ku myaka ye 11 akaba ari imbere y'iteraniro ry'abantu 2,000. Waha kuhagarika hano ukareba. Arazishyiraho amaze kuma message rero ko byamurenze, ati ndacyasoma kutuzi. Kubwizo mpamvu dufite abahanzi batandukanye mu iteraniro. Tugiye kwakira umuhanzi guturuka ku itara rya Nyarugina, intara ya Nyarugina, yitwa Iradukunda Elia, aze atambutse indirimbo imwe. Agisoza haraza umuhanzikazi Manishimwe Julienne, indirimbo imwe. Bakirangiza harakurikiraho indirimbo 6 za Ishimwe Eric. Mwebwe uzagiye kubataramira. Haleluya, amen we. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Haleluya, ijuru ni heza. Haleluya, dukunda we. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Yesu ashimwe. Aho inyuma hahandi mu gikari murakurikiye turi kubageraho. Gira gutya nimba biri kukugeraho byizeye. Sawa. Ubwo baranimba bari kumva namwe rizereka ibintu bisawa. Gusa twese tugiye kuririmba, abandi dutega amatwi, ariko icyubahiro kibe ic'Uwiteka mu izina rya Yesu. Yego.